twifurize amahoro y'Imana z'imifite kwiteka Imana gukunda kwikije ijambo ry'Imana kunda ivuga ubutumwa dukorera kuri izi mboga reka tuvuge ngo ineza y'Imana ibaye nayo kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose hafi na kure aho uherereye mu bice bitandukanye by'isi amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'uburengera bwaryo twizeye ko mwese mumeze neza twizeye ko mwese mukindiwe mu buntu bw'Imana turabasuje tubifuriza umugisha w'Imana tubifuriza guhirwa n'imirimo y'amaboko yanyu kugira ngo Uwiteka Imana ayishyire kandi ayihira ibyo mukora byose bizaba amahoro. Ngize umugisha wo kubana na Prophète Vedaste umukozi w'Imana guturuka Musanze. Twishimiye kubana na Vedaste. Natwe turanezerewe cyane kubana n'Umusaraba TV. Turanezerewe cyane. Meze neza. Urabibona. Ndabona cyereka. Hari ikibazo se. Nakabe uri kumva. Akabeho ko ntako. Musanze haba hari imikonje. Ayo zavuga ni Musanze nakirima y'intanga birahwere n'imbe yayede. Yes. Andi makuru se. Turabona Imana iturinze neza. Kandi n'ukuri mu buryo bw'umwuka ntacyo tubaye no mu buryo bw'umubiri nta kibazo. Hose uruzuye. Hose turuzuye. Ishimwe Yesu wabikoze. Haleluya. Vedaste rero nyuma y'igihe kinini twishimiye kongera kubona nawe twishimiye kongera kuganira nawe kuri uyu munsi. Yego natwe turanezerewe. Amakuru cy'iyi minsi turabona rwose. Nakonye mbanze gufite ubutumwa. Amakuru cy'iyi minsi. Amakuru ni meza cyane kubera yuko twishimiye Imana. Hari ibyo Imana igenda isohoza mu byiba yaragiye itunyuzamo. Nuko nyine iyo tubonye ibyiza bisohoye turanezererwa ibibi nabyo iba yaragiye itubwira tuba dukomeje gusenga tuyinginga kugira ngo turebe yuko yashyiramo imidohoro. Yego kuko Imana ni nyembabazi. Imana ni nyembabazi kandi imbabazi zayo zihoraho iminsi yose. Hari umuntu twaganiraga nayo mu kanya ndamubaza nti uri umuhanuzi muri abahanuzi hari igihe muhanura ubuhanuzi ariko kandi tugahamwe no gusenga Imana ari mwebwe cyangwa se mwahanuriye ibyo mwahanuye bikavona ntibisohore. Mu minsi mike ukuntu ndi muntu ahagurutse avuga ati uriya nta muhanuzi umurimo ati mbaho urugero iki ngiki yagihanuye nta cyasohoye kandi kumbi abantu barasenze Imana kivanaho runaka si umuhanuzi ibi ntiyabihanuye ntibyaza kandi ni Imana yari yabikuvugiyemo ariko abantu barasenga bo bireba barasenga Imana ibikuraho. Abantu bahita bafata ko uyu muntu wabivuze atari umuhanuzi. Abantu babagenewe ubutumwa ese umuhanuzi yemerwa koko ari uko ibyahanura byasohoye. Ubundi keretse abantu batarakamenya wenda imvugo y'Imana. Ariko njyewe ntabwo tubyemeranyaho. Urugero ndatanga urugero ku muhanuzi witwa Yona. Uriya Yona yahanuye ko mu minsi 40 Ninewe hagomba kuba harimbutse. Yego Iminsi 40 yarashize ni harimbuka. Yona ntiyari umuhanuzi tumwe n'Imana. Nuvuga ngo rero abahanuzi hari ibyo duhanura. Yego tuganura nk'ibyago Imana itugeta ibyago biraje mu gihugu. Ariko hakaboneka abandi bantu baba maso bagasenga kandi natwe Imana iba yabinyujeho ntabwo twicara dukomeza guhendahenda Imana tuyinginga. Nta muntu ushobora kwishimira ibyago ngo twishimire yuko abantu bagiye gupfa mu gihugu ngo twishimire yuko n'ubundi ibibazo bigiye kuba byinshi cyane. Oya ahubwo nuvuga ngo ubwo buhanuzi yo butugezeho natwe turasenga. Rimwe na rimwe rero hari ubwo kubwo gusenga no kwinginga Imana ibikuraho. Yego ubwo rero kandi rimwe na rimwe Imana yibikuyeho hari ubwo bidahita bimenyekana yuko Imana yabikuyeho. Abantu rero bagatangira bati uriya ntago yari umuhanuzi uriya n'ubundi wenda yaravangiwe uriya si umuhanuzi w'Imana. Ariko aho ngaho ndabwira abantu yuko burya umuhanuzi nta nubwo ari nawe ubisohoza. Ushobora guhanura ibintu ariko icyambere ntabwo ari nanjye ubisohoza. Nk'ubu ndatanga urugero hari ubutumwa bwatambutse mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2024. Yego
mbutambutsa kuri channel yitwa Iry'ukuri TV. Ubutumwa bwavugaga yuko hari umwaka w'imbabazi Imana ibohoye abanyururu benshi kandi ikoresheje umukuru w'igihugu. Hari abambajije batari ku Vedaste aharaho ubu buhanuzi ahari kuba wabuhanuye ntushobora kuba warebye ukabona yuko wenda ari amatora agiye kuba, wenda ukabisanisha nuko Perezida wa Repubulika ashobora kuba yadohorera abantu bafunzwe kubera impamvu z'amatora. Ndavuga nti ntabwo ariko bimeze. Njewe icyo Imana yanyeretse nuko yanyeretse abanyururu benshi bava muri gereza kubw'imbabazi. Nkabona n'abantu bakatiwe imyaka myinshi batashye, kandi mbona abantu bari gushima Imana kubw'abantu babo bavuye muri gereza. Ubwo butumwa rero narabutambukije, nibwira yuko Perezida agiye gutorwa, niba hari n'abatashye ntabwo ari benshi, ariko nyuma y'amatora aribwo uyu Edouard Ngirente Bamporiki ubwo yavuye muri gereza n'abandi banyururu, nuko nguko hari abari kujya banyandikira bakambwira bati rwose noneho bwa buhanuzi bwawe bwasohoye rwose, ibintu wahanuye turi kubibona. Harimo n'abandi bari kujya bambwira bati ariko njye nabonye ubuhanuzi bwawe, nibwira ko n'umuntu wanjye uri muri gereza wenda nawe azavamo, ati rwose ibyo wahanuye byasohoye, atari ku wanjye ntabwo yataye. Ibyo bari kujya babimbwira rwose. Ariko nanone nzanya andi makuru, kuko iyo Imana ikunyujijeho ibintu ugasenga Imana irongera ikaguha amakuru kuri byo. Haleluya, haleluya. Imana yacu rero nishimwe, amakuru ufite turi buze kuyavugaho. Natwe mu bintu twifuza ko tuganira bya mbere nuko mu byo hano yavuze ko hari abantu benshi bagiye gufungurwa cyane. Tubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika hari yubahwe batanga imbabazi abantu bafunguye, barimo Bamporiki 32 bahawe imbabazi, ariko n'abafunguye bagatanya bingahe 2007 ndakeka na 10 gutyo. Abantu nisivuga ziko wa Mungu yabivuze ashobora ko ari munasho akombye nawe umupinzi oya ashobora oya ahubwo iyo umuhanuzi noneho n'amahirwe iyo ubonye ibyo umuhanuzi yahanuye bisohoye ugomba kuvuga ati okay ujya no umuhanuzi. Nyine ngiye impamvu nifuza ko tuganira yagiye mubaze ni ibingibi wahanuraga cyangwa tutegereza ibindi. Buriya ni ukuvuga ngo iby'Imana yari yambwiye ni ibingibi. Ugiye n'ubundi ukurikiranye buriya buhanuzi burabivuga neza, mbese bubyerekana neza, ni ukuvuga ngo ni ubungubu bwasohoye, ariko n'abandi nabo nibahumure, imbabazi z'Uwiteka ziracyahari. Uwitwa Silas ni umuhanzi yararirimbye avuga ngo ibya Yesu ni ku murongo. Icyambere ni ukuguma ku murongo, icyakora ushobora kuva ku murongo hakinjira mwundi. Ubwo nabo bagume ku murongo, imbabazi z'Imana ziracyahari. Vedaste, reka tugushimire tuvuge ngo Imana igumucisha kandi Imana ikomereze amaboko kandi amavuta n'imbaraga bikakureho iminsi yose. Imana ikomeze kukwagura mu buryo bwose bushoboka, mu mwuka ndetse no mu mubiri hose bigendanye. Reka tugusereneho rero usenga Imana utugeze kubwo butumwa, tugeti nyamara Imana yampaye ubutumwa kandi ntago narana butanze, nubwo ari ku mugoro ariko ndabutanga. Ni karibu Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Ushobora byose, mwami w'abami, twageze umugisha wo kukumenya, kandi nukuri abakumenye bose barahiriwe, bafite amahirwe, kuko no ku munsi mubi bazakomera. Niyo mpamvu rero uyu mwanya twihanganishije abari mu bibazo, twihanganishije abarwaye, twihanganishije abari mu ntambara, kandi tubahumuriza yuko umukiza amara agahinda, n'ubundi bakwiriye guhora amarira yabo agashira, kuko Imana twizeye igikemura ibibazo. Umuntu yarararira ariko bugacya mu gitondo impundu zivuga. Dusengeye umwanya rero tugiye gutambutsa ubu butumwa. Mana, ubane natwe kandi muri byose nukuri wigaragaze mu mbabazi zawe. Abazakurikirana ubu butumwa nukuri bazagirirwe neza nawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.
Imana ishimwe cyane. N'ubundi kubw'uyu mwanya itwemereye turihuta rero yego tugere hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cyaho ni icya mbere. Luka igice cyaho ni icya mbere, turasoma n'umurongo waho wa 37. Handitswe ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Dusome n'umurongo wa 45, handitswe ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Amen. Abantu benshi muri iyi minsi bagushijwe n'iby'Imana, bati Imana yavuze yuko izama umwana, none ndabona n'ubundi ibintu byaranze. Ariko ndimo mbabwira ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ahubwo Imana yacu ni Imana ikorera igihe. Umunyamakuru yaje kumbaza ku by'ubuhanuzi dutambutsa. Ubundi iyo umuntu ahanura, guhanura bisaba kuba ufite kwizera kuri ku gipimo kiri hejuru. Icyambere ari igihe Imana iguha ubuhanuzi, ikaguha ubuhanuzi abantu bashobora kuvuga bati byanga bikunda ibi bintu ahanuye baranamufunga. Imana kandi bikaba biri ngombwa yuko ubuhanuzi ubutambutsa nk'uko wabuhawe. Numva ngo kabiri, iyo uhanura ntabwo ari wowe uzabisohoza, ahubwo uhanura wumva nyinerezo y'ubuhanuzi irimo gukora. Ariko nanone wamara guhanura, hariho igihe uvuga ati ariko se ibi bintu manuye, ariko ugasanga nuko nyine ubuhanuzi bwamaze gutambuka. Ariko icyo Imana yavuze ntabwo